Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikiranira hafi ibiganiro bya Baraka Voice Media TV. Muri aka kanya tuzanye inkuru idasanzwe, ni inkuru utasanze ahandi hariho hose. Igisegeti wari warigize akara kajyahe, wari wariyemeje kurimbura abanyamurenge, nawe ake karashobotse. Biravuga ko indege ye imaze kuba yagwa mu gace ngiye kuba nakubwira muri iki kiganiro, ndetse ndakubwira no ku bwoko bw'iyo ndege, dore ko abaturage baho barimo bagenda babyivugira cyangwa se bari kubitangaza. Akaba ari nubwo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, televiziyo yabo RTNC itarabivugaho, Patrick Muyaya ntarabivugaho. Gusa mbaye mbonye aya makuru mu bambere, ndavuga ntireka nyakugezeho mubwire ukuntu Gisegeti bigenze mu rugendo rwe rwo kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari agiye guherekeza ikipe y'igihugu mu mikino y'igikombe cy'isi. Ubu tuvugana rero mu gutaha, indege ye iraguye. Ndaje tubivugeho muri iki kiganiro. Sibyo gusa kandi ibyo bibaye nyuma yuko atutse Kabila wamuhaye ubutegetsi ku mahoro ngo uriya n'imbwa. Mu magambo yagize ati igihugu cyacu Laurent Desire Kabila amaze gupfa, ubundi ku mwami ni ugutanga, umwanzi yinjiye mu gihugu cyacu ashyiramo imbwa ye, hanyuma ayitoza ibyo igomba gukora, ariyo Kabila. Mu magambo ye rwose, mu gihe muri East Africa, muri Afrika muri rusange, bishimiye igisa n'intsinzi kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaranganyije na Portugal, ni mu gihe umukino wari urimo n'ubundi umukinnyi w'ikirangirire Cristiano Ronaldo wari wibuze muri uyu mukino, byamugoraga no gukora ku mupira yanawukoraho akicenga nyine akagwa. Ubwo rero mu gihe abo bantu bose bari bishimye mu karere, abanyekongo bose bishimye, Gisegeti bamuhaye umwanya ngo avuge, aravuga ngo ikibazo ni kimwe n'uko umwanzi yasize ashyizeho imbwa ye ariwe Kabila. Ubwo rero ibi bintu nabyo ndaza kuba nabigarukaho muri iki kiganiro. Nyemerera rero niba ukunda ibiganiro byacu, yaba ari ubwa mbere tubonye, ikora like. Iyo ukoze like ubu dushyigikiye kugira ngo ibiganiro byacu bigere kuri benshi. Ntabwo bigoye, ni inkunga ikomeye cyane. Ni byiza ko ugenda ukora like, uko zizagenda ziba nyinshi mutanga n'ibitekerezo, biraza gutuma dutumira n'abatumirwa, cyangwa se tubahamagare ku mirongo ya telefone baba bari aho bamwe baduha amakuru, tubahamagare batubwire ese bimeze bite aho ngaho biri kugenda bibera muri rusange. Urumva rero ko ari amakuru adasanzwe ari kugenda tugeraho mu buryo bukomeye cyane, kandi tudashobora kwihererana uko byagenda kose. Yewe nitwa Baraka, niba utarakoze subscribe gikore, uhite ufungura n'akazogera, hanyuma ujye ubana natwe mu makuru yose akugeraho. Ukibona aka background k'umuhondo cyangwa se kano kazeru uri kubona k'umuhondo ko mu shusho ya kare, ujya uhita ukanda ku kiganiro cyacu, uzajya uhita ubona amakuru agezweho muri ako kanya. Nyemera rero twinjire muri iki kiganiro duhereye ku kuntu Gisegeti uyu tuvuga ko indege ye yamaze kuba yakora impanuka. Ni amakuru turi buze gukomeza gukurikirana, ariko nyemerera tubanze tukubwira ukuntu yatutse Kabila. Tumaze kubona ukuntu yatutse Kabila, ndetse kandi umuryango ishyaka rya Kabila nyine rikorera hanze y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ry'abadiaspora, ryamaze no kuba ryamwandikira riramwihanangiriza, rivuga ko ari ukumwibasira. Ibintu nk'ibyo ngibyo ni ibintu kandi byanacengeye cyangwa se byageze mu matwi y'abaturage benshi bakiyumvamo Kabila nk'umuntu wakabaye akiyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Barababara cyane, nyine Kabila kugeza ubu ngubu we ameze nkaho nta n'ikintu arabivugaho. Usanga nyine ari bya bindi by'amatangazo gusa. Kugeza ubu ngubu ashobora kuba atakinafite yenda power cyane, ku buryo yenda yawe yatakubita Gisegeti binyafukunda, bigendanye no kumuhana. Kuko burya Kabila ni perezida w'icyubahiro wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niwe mu perezida wenyine wabayeho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yarangiza kuyobora igihugu agahita atanga ubutegetsi binyuze mu mahoro, binyuze mu matora. Kuva isi yabaho niwe mu perezida wenyine wakoze ibyo bintu ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gisegeti we arabireba akabona n'ububwa yayoboye igihugu imyaka irenga 18, arangije ahereza ubutegetsi Gisegeti. Ni bya bindi bavuga ngo umuntu muvura ijisho bwacya kari gutunurira. Aka kantu ngimbwa we ni ijambo, uretse n'umugabo n'umwana iyo ukamwise aba yumva umutesheje agaciro ku buryo bukomeye cyane kurusha n'ubwo wamwita inka. Kuko imbwa ni ikintu nyine mu bundi buryo, cyangwa se hano inaha mu karere umuntu wiswe imbwa rwose aba yumva ari akantu k'agasuzuguriro. Munyemerere mbahe agastori gatoya kigize kumbaho kuri iryo jambo imbwa, hanyuma dukomeze n'amakuru. Nyemerere mbyinjizamo gakeya, ubundi dukomeze n'amakuru. Ubwo nari ndi kwiga muri secondaire, twari dusanzwe tuvuga amakuru kuwa gatatu mu gitondo. Uwo munsi twayavuze, haza mugenzi wanjye aza gukoramo ikosa, avangamo akongereza gakeya,
diregiteri araducyaha nyuma y'amakuru, araducyaha aravuga ati niba ari icyongereza ni icyongereza, niba ari ikinyarwanda ni ikinyarwanda. Ibyo biza kurangira tugeze muri break, biza kurangira abanyeshuri b'abakobwa bari kugenda, njye negamye ahantu ku iguni gusa batazi ko mpari, batera comment kuri bya bintu, baravuga ngo bavuga mugenzi wanjye ntari buvuge mu izina, baravuga ngo yakoze nyine ikosa, barigarukaho gusa baravuga ngo umwe muri bo aravuga ati ariko Baraka we avuga amakuru neza, undi aravuga ngo iriya mbwa mba ndabyumvise. Noneho mutezaho amahane, ahita yirukanka icyo gihe, ahita yirukanka ajya iwabo haruguru y'ikigo cy'amashuri. Agezeyo mu gutaha nanjye nta nk'ibisanzwe mvuga ngo byarangiye, ntabwo nari namenye ko yahise ataha ashaka kuntera amabuye. Hanyuma noneho ngenda ndavuga ati nirukanka anteye amabuye ko kundi yavuga ngo ndimbwa koko ndaba mbayeyo, reka nemere subira inyuma noneho muhabure yirukankira iwabo nta kinga, mpite nongera ngende. Arasohoka narenze. Musubiranye inyuma iwabo nyine hari akabari bajyaga baha serivisi abantu b'abasoroviya barinda kuri gereza. Noneho umusoroviya umwe ari kubyitegereza, ari kuri gate ya gereza, arahavuye araje aramfata ankubita inshyi nk'ebyiri rwose. Ndavuga ni bya bindi nangaga kuba imbwa birangiye nyibaye, ariko ntacyo ubwo nkubiswe n'umugabo ufite imbunda, apana gukubitwa n'umugore cyangwa se n'umukobwa twigana. Ubwo rero urumva ko niba umuntu w'umwana tugena n'undi munyeshuri umwita imbwa akumva ni ikibazo, ngo utekereza gufata perezida w'igihugu, perezida w'icyubahiro, ukamwita imbwa. Ibi ngibi rwose uretse kuba ikibazo kuri Kabila, ni n'ikibazo ku bamukurikiyeho cyangwa se ku bashyigikiye politike ye. Ni ikibazo, ni n'ikintu kigaragaza ko rwose Gisegeti agomba mutesha agaciro. Si ibyo gusa kandi Gisegeti yigize no kwita uwo bita Patrice Lumumba, nawe afatwa nk'intwari zaharaniye cyangwa se zahirimbaniye kwishyira ukizana kw'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba, cyangwa se kwishyira ukizana kwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gisegeti yigize nawe kumwita igikeri. We n'igikeri naryo ni ijambo utavuga ko ryubahitse, wakita nk'umuntu w'intwari, ufatwa nk'intwari. Ndetse kandi kugira ngo wumve urwego rwe uburyo afatwa nk'intwari, Ububiligi bwigize kuzana iryinyo rye mu bigaragaza ko uyu mugabo yabayeho, nk'ikimenyetso cyagaragaza ko yabayeho, ngo rize mu nzu ndangamurage i Kinshasa. Icyo gihe muri Kongo habaye ibirori bidasanzwe, haba n'igisa n'icyunamo cyane cyane mu mujyi wa Kinshasa, ari iryinyo gusa ryabonetse, mu gihe ibindi bice by'umubiri we bishobora kuba bitaraboneka. Uyu mugabo binavuga ko yishwe na bamwe mu basirikare uyu munsi bari gukorera Gisegeti, banakoreye Laurent Desire Kabila, banakoreye Kabila uriya wahaye ubutegetsi Gisegeti. Ubu tuvugana bagikorera Gisegeti abo basirikare bagihari. Ubwo rero arangije aramusuzugura mu rwego rwo kumutesha agaciro, kandi afatwa nk'intwari ya Kongo, amwita igikeri. Ibyo ngaho bidahagije, ubu tuvugana yise Kabila imbwa. Urumva rero ko Gisegeti akomeje kugaragaza amagambo adakwiriye abantu b'abakuru b'ibihugu, akomeje kugaragaza amagambo ubona ko asuzuguza abavuga nawe ubwo uyavuga. Nubwo hano tumaze kubona inkuru igaragaza ko indege ishobora kuba ikoze impanuka, ni inkuru dukomeje gukurikirana, ariko muri iki kiganiro n'ubundi ni nayo nashakaga ahanini kugarukaho. Gusa hari indi nkuru ivuga ko amadini nayo atangiye kwibasira Gisegeti. Amadini ya Kiliziya Gatolika yatangiye kwibasira Gisegeti, niba koko atazizi iyi mpanuka aba akiri muzima. Gisegeti yahagurukiwe n'amadini n'amatorero. Kiliziya Gatolika hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite abayoboke benshi. Ubuyobozi bwe bwa Kiliziya Gatolika buri kuvuga buti uyu mugabo ushaka guhindura itegeko nshinga rwose ntabwo tubyemera, ntabwo tubishyigikiye. Bari kubyamagana mu magambo make, ariko wumva ko afite ubutumwa. Ubwo rero Gisegeti niba atari upfuye muri iyi mpanuka y'indege, agiye guhura n'intambara zikomeye. Hari intambara za politike, iby'imyigaragambyo birakomeje. Hari intambara z'amasasu ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana no agiye kurwana n'abarwanisha ibyanditswe byera. Kiliziya Gatolika yihuje n'andi madini, umuryango wa Senko n'ubundi muri rusange w'amadini n'amatorero mu Rwanda bajya babyita mpuzamatorero. Abantu bose bahuriye kuri Bible n'ubundi bizera Bible, ibyanditse muri Bible mu Rwanda babita mpuzamatorero kenshi, yenda niba ntibeshye, ubwo bizi barankosora niba nibeshye. Gusa abangaba bo muri Kongo bo bishyize hamwe bavuga ngo nta muntu uri bukore ku itegeko nshinga ryacu, twari twaratuje, mwaratubwiye ngo ntitukwivange mu bya politike, ariko iyo bigeze ku gihugu cyacu mushaka gusenya duhita duhaguruka. Uko byagenda kose rero
Gisegeti niyo ataguye muri iyi mpanuka y'indege nk'uko abaturage bari kubigaragaza, rwose Gisegeti agiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Reka mvuge kuri ya mpanuka y'indege n'ubundi natangiye nkomozaho, ari nayo nashakaga ko ingingo nyamukuru muri aka kanya babwire uko bimeze. Biravugwa ko Igisegeti wari uyoboye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Chilombo, uyu nguyu rwose bwo yari ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukurikirana imikino y'igikombe cy'isi ahari ikipe y'igihugu cye. Uyu mugabo ngo yashatse gutaha n'indege ya prive, hanyuma aza kuba yakora impanuka. Yayikoreye ayitwa Kisangulu, ni ibirometero 50 na metero 22 uvuye mu mujyi wa Kinshasa, ndetse kandi uyu mujyi uturanye n'umujyi witwa Madimba, ni kilometero 135 uvuye mu mujyi wa Kinshasa. Ahangaha ngo niho indege yaguye. Ni amashusho yafashwe n'abaturage ndi kugenda mbona hano imbere yanjye. Abaturage rwose bavuga ngo abantu bose bapfuye, ariko bari gukoresha ikirimi wumva ko ari nk'ikiringara cya nyacyo nyine kimwe cy'umwimerere tu cy'ikiringara tu, n'indi ndimi ushobora kumva utapfa gusobanukirwa. Gusa bamwe mu bazi Igiswahili bari kugenda babivuga, ahubwo ugahita nyine ubyumva nk'umuntu uzi Igiswahili akaba yatabyumva, cyangwa se Agafaransa, kubera ko ibice bituranye na Kinshasa buri Igifaransa bagikoresha cyane. Kongo yahoze yitwa Kongo Mbirigi, niyo mpamvu akenshi yakoreshwa Igifaransa, kuko no mu Bubiligi kirakora cyane. Ubwo rero aya makuru n'amajwi amwe ndi kugenda mbona imbere yanjye n'amashusho agaragaza abaturage bahuruye, kuko ni indege yaguye hafi y'igiturage rwose, ahantu ubona ko hatuwe. Ni indege kandi bivugwa ko ari yo mu bwoko bwa Boeing 737. Iyi ngiyi yitwa Boeing 737 yo mu bwoko bwa T7 LDC. Iyi ndege rero bivuga ko ariyo imaze kuba yahanuka, kandi bizwi ko ariyo Gisegeti agendamo. Niyo mpamvu abaturage bari kuvuga bati muri aba bantu bapfuye nta kuntu hatarimo Gisegeti. Ubwo rero iyi ndege yayibonye cyangwa se yatangiye kuyigendamo mwaka wa 2023. Uyu yari perezida birumvikana, ariko mbere gato yuko indege iza nabwo yari perezida, ariko yagendaga mu ndege zindi zabaga nyine zateguwe, ariko zitari ngiyi y'umwihariko. Iyi ndege bivuga ko ishobora kubije vuba, ari nabyo bimwe mu byatunguye abantu. Ni gute indege ishyashya gutya itaramara n'imyaka 4 ije ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabigize ibibazo byo gukora impanuka. Ari naho benshi bakeka ko iyi ndege yabirashwe. Ese iba yirashwe, yabirashwe nande? Iyi ndege iba yirashwe, yabirashwe n'aba bandi bahanganye mu byo kurwanya itegeko nshinga ko rihinduka, babandi batavuga n'ubutegetsi ba Martin Fayulu, baba babigizemo uruhare kugira ngo indege ibirashwe, cyangwa se ikabirashwe bigizwemo uruhare na General Sultan Makenga bari mu rugamba hano ku murasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kiliziya Gatolika yo nta kintu ndi buyivugeho, gusa nayo iramutse yahagurutse byanyabyo biri seriye ishobora gutuma intumwa zikayirasa ivuganye n'igisirikare, kuko no mu gisirikare ifitemo aba members cyangwa se abakristu, ikababwira ngo nimuturasire Gisegeti adahungabanya itegeko nshinga ry'igihugu cyacu. Ubwo rero kugeza ubu ngubu nta urigamba ko yarashe indege, uretse no kuba abaturage bari kubigaragaza mu mashusho ndi kubona hano imbere yanjye. Nta gitangazamakuru uretse igitangazamakuru cya RTNC. Iyi ni televiziyo ikaba na radio y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ngiyi rwose nayo nta kintu ndabivugaho, bishoboka ko ikiri gushaka amakuru. Patrick Muyaya, minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho, uyu nawe nta kintu aravuga. N'izindi radio mpuzamahanga za RFI nazo nta kintu ziravuga. Ubu tuvugana zishobora kuba zikiri gushaka amakuru. Ngewe rero mbaye nkibona abaturage bashyize hanze aya mashusho, ndavuga nti abo bose b'ibitangazamakuru bitandukanye baraza kubunanga kuyavuga. Reka nyavuge hakiri kare, noneho abantu banje nibayabona baze kubona ko bazibuke ko nari nayababwiye. Ari nayo mpamvu mugomba kujya munkurikira ku biganiro byose, ko ngewe ngendana n'amakuru mashya agezweho. Gusa aya makuru ku rundi ruhande birashoboka ko yaba atariyo. Birashoboka ko abaturage bashobora gukora amavideo ya AI bakayohereza bakanayasobanura mu rwego rwo kwerekana ko Gisegeti batakimushaka, hanyuma bakayakwirakwiza. Yangeraho nkaba nayababwira, ariko nyuma icyiza cyanjye iyo mbabwiye amakuru nihuse mu ba mbere nta wundi muntu urayavuga, ibyo bikarangira nkabona ibitangazamakuru bya leta nyine n'ibyigenga byose nta kintu biri kuvuga, mpita ngaruka akubwira icyo byavuzeho kuri iyo ngingo. Ari nayo mpamvu mu kiganiro gikurikiraho nzakubwira koko ese Gisegeti yaguye muri iyi mpanuka y'indege binavuga ko ishobora kuba yarashwe.
aya makuru nzaba nayabonye byanyabyo birengeje uko nguko nyafite, nzaba nabonye n'ibimenyetso ndi kubikwereka muri rusange. Ubwo rero tuzabane muri icyo kiganiro kindi. Bizaba byoroshye cyane, nukibona kaka background k'umuhondo, kakaziga ko mu kare kari mu ishusho ya kare, uzahita ugakandaho, hanyuma ujye mu kiganiro. Nituba twabonye andi makuru kuri iyo ngingo tuzayakubwira, kuko natwe nicyo gitumye turi ahangaha. Reka duhurire mu kindi kiganiro aho tuzaba turebera hamwe andi makuru. Mu rugamba naho tugomba kuhagera tukarebera hamwe ibiri kuvugwa muri politike, diplomasi. Ese Gisegeti naho niba ari muri Amerika, niba yaguye muri iyi ndege y'impanuka, byose turabigusobanura mu kiganiro kiza gukurikira. Wowe icyo usabwa kugira ngo uze kugikurikira, ni ngombwa kuba wakoze subscribe, ugahita ufungura n'akazogera, ariko wanakanze like ku biganiro byacu. Kuri iki kiganiro cyacu cyose ubonye ugahita ukanda like, biraza korohera gukurikira ikindi kiganiro aho tuza kuba twazanye andi makuru arengeje kuri aya ngaya dufite, agendanye n'iyi mpanuka y'indege yo mu bwoko bwa Boeing, ariko nyine ikaba iri mu bwoko bwa T7 LDC, ariko nyine niko yitwa, ariko niyo bwoko bwa Boeing 737, hariyo bivuga ko yamaze kuba yakora impanuka igwa mu giturage cyaho bita rwose Kisangulu. Nkuko nababwiye ni metero 50 na metero 22 uvuye mu mujyi wa Kinshasa, hanaturanye n'umujyi wa Madimba, mu birometero 135 uvuye mu mujyi wa Kinshasa. Ubwo rero amakuru turakomeza kuyakurikirana tuyabagezeho. Reka mbifurize kugira amahoro y'Imana. Njyewe nitwa Baraka.